itako ryanjye ntimuri kurireba ntimuri kuribona none se wajugunyemo ikariso nturi kuyireba se turi kureba ikariso jugunyamo nkwereka ikibuno mu izina rya Yesu navayemo kamwe bubiri butatu bune butanu imyenda ndayido singiyi ubwo hasigaye ishati kandi muri kubona ko nta sutiya nambaye urumva nyimara gukuramo ishati hasigara amabere yonyine arereta aragarega nikomeze ubwe wanjye runtam mpaguruka isume nyita gasigaho ndasimuyumvishe umuntu ushakira amahoro umuntu ushanyuwe aya yuwe ndapfuye yuwe rakisuma nyikuramo yabara data we rakisuma nyikuramo mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu rakisuma nyikuramo mu izina rya Yesu yababa we rakisuma nyikuramo wikurira mahirwe barantamuje dore mu izina dore singiye gupfa ntakize rakaraka ubwo nyine bihinduye isura ubwo wibeshya n'ikariso nyikuramo nyamuneka mwambabariye niba mushakira amahoro wibeshya unamutunda ubwo ndahita nkuramo ishati kandi nta sutiya nambaye harahita hasigara amabere masa niko nteye njye niba nkwemereye ikintu nkakubwira ntukimara kumpereza ururabo ipantaro singiyi nayiyambuye singiyi dore kubera iki umuntu yantayemo baga badukunda n'abagome ngiye gukuramo ishati karabaye ngiye gukuramo ishati kadore niko nteye niba nagusezeranyije nkakubwira ngo ikintu ngiye gukuramo ishati we mama Baga bahemuye we dore ishati sijya wayikoze navutse mu nda ya mama nambaye ubusa ngiye kugaragaza ubusa n'ubundi byose n'imvune dore rakareka singiye gupfa ntakize hejuru y'imyenda do murabibona maze gufungura ishati dore umuntu umwe mpita nyikuramo dore ngifate gutya niko nteye nka byahereye nkuramo ipantaro dore byahereye nkuramo ipantaro ndetse singiyi ndababeshya ubusa ndababeshyera iki ipantaro nyikuramo singiyi maze kuyikuramo isume nari nambaye singiyi sinsigaranye ikariso n'ishati simubibama ko igipasu dore ibipasu nabifunguye dore simubireba ikintu gisigaye ni uguhita nkuramo ubusa reka umuntu gusa telefone ye ntihagire umuntu ufotora kuko untamo hasigaye umuntu umwe wenyine antama bita bihuriramo niko nteye ubu ndababeshya sinari nambaye imyenda singiyi iyi si ipantaro iyi si isume dore n'ishati nayifunguye amabere ari kurereta dore umuntu umwe rero umwe wenyine mpita nkuramo ubusa njuguye bikora urebe niko nteye niko mbageho bikora urebe nkwereke nasoni wejyawe singiye gupfa nakize hejuru yo kwambara n'ubundi navutse ntambaye reka navutse ntambaye niyo mpamvu ugomba kwa yowe mama
akoze tubiri we Imana ishimwe narigiwe akoze tubiri. Ubundi ikibazo ni ukugira dutanu. Ugira dutanu imyenda nyikunkumura. Ugira umwe wambara yakoze dutanu ipantaro ndayikunkumura. Uwa kabiri agira dutanu isume yago yagize kamwe ndarurokotse. Umuntu wa mbere yagize atya anamuturaba dutanu mpita nkuramo ipantaro sigara n'ikariso mpita nikinga isura ndakubisamo dutanu. Oya ntabwo narindi kubire okay ninuzi aho narigize ngo njyewe narindi kuzamura ngo ndebe nuze comment. Narigize ngo mani mwambabariye abantu mugire mufora wingane tugiye gukora ibitangaza. None ibyo ngibyo bikimara kurangira mita agapantaro ndajugunya agasume ndajugunya. None dore n'ishati ninde muntu ushaka ko iyi shati dore dore kugira ngo dore ubwo yafungutse tayari. Ninde muntu ushaka yewe Imana ishimwe Imana ishimwe. Harimo abantu batazi dira uko zimeze. Hari dira uko imeze ni dutanu tujyamo n'umwenda dutanu najugunye ipantaro, utundi dutanu njugunye isume, utundi dutanu fungura ishati dore ibipeso byose dore, utundi rero ndahita nkuramo ishati njugunye. Buri turaba dutanu turi kujyana n'umwenda twagiye. Mugira vuba dufite ibintu byinshi byo gukora. None se wajugunyemo ikariso nturi kuyireba se? Turi kureba ikariso jugunyamo nkwereke ikibuno mu izina rya Yesu. Navutse nambaye ubusa niyo mpamvu ubusa bwanjye bugomba kujya ahabona. Ukareba ubusa ngenda ukareba ubusa sinjya nambara ikariso bikorure bigerageze wibuka no kudusura.